Kenisi bamukura muri Rwanda Premier League kuko binakoze ntabwo bibaho reka manya senge ariko turamufatira ibindi bihano birenze ibingibi byo kumutera forfait ngiye nk'umufana wa Rayon Sport ukomeye ibitego bitatu biranshimishije nubwo Kenisi yatinye yari kuza tugakora igikorwa cyo gukina umupira tukagaragaza ko dushoboye Rayon Sport ishoboye n'umuntu w'umugabo ariko niyo mpamvu n'abantu binyiga guhuma batangiye kujya bamusuzugura afata ibyemezo bitari by'umuntu kuzana kuri stade tugakina ko twari twabyumvikanye byari kumutwara iki reba imbaga nyamwinshi atumye ziza zigagura amatike zigasubirayo nikosa iyi stade Kagame Paul yitwubakiye agira ngo tujye twishima ariko Kenisi atwetse ko dusuzuguye cyane ariko turamukura muri football mu Rwanda Kenisi turamukura muri football mu Rwanda ntabwo ari umusportifu Marayika ubona ibi bintu bikuye muri Rwanda Premier League ubona ibi bintu bikuye muri Rwanda Premier League nabibonye ntabwo bikwiye ahubwo nawe numva ngo ni umuyobozi yawe ndamweguje ku giti cyanjye Kenisi niba amaze gusaza nabonye n'abana bareba ku mbuga nkoranyambaga batangiye kumwurira na ba Jackie n'abandi bose rero njye ntabwo bava Kenisi binakoze ni umwanda nk'uko ajya avuga ngo ni umwanda nawe niwe ugira umwanda murumva mwiyumva mute nyuma yo gutsinda murumva mute nyuma yo gutsinda mukaba mutwaye amanota 3 kuri Mpaga kandi ngo narubu muri twari kumutsinda ahubwo yagize ubwoba ariko umugabo agomba kuba umugabo ugatsinda ariko wageze ku rugamba ariko watinye urugamba kumutsinda adahari ku mugani wa yanirime ivuga ngo azana amahirwe nk'aya buri munsi tukabatsinda nk'abadahari Kenisi rero mucishijemo ijisho hanyuma mwirukanye umutoza mukuru murimva mute uriya ntabwo yari umutoza we yari umutoza uriya ntabwo yari umutoza wapi uriya yadutsindishaga buri munsi uriya ashyika n'agatebo yewe udakora ikosa uyu nta mutoza njyewe nari mfite iyo mama Marcel iyo mama Marcel bamurekera ikipe ya Rayon Sport fazere turungendo kwa igikombe narakubwiye ngo ubu ngubu Kenisi aramambaza Byishimo bro nari kunyuye amanota 3 no muri leta koje naje ngo muvandimwe jewe nubwo mbonye amanota 3 ntabwo nishimye ndashaka Kenisi ngamufata mu gakanu nkamutsinda yicaye ari muri stade none azanye ibintu byo kuntinya amateke niwe yari yamutera ubwo kuza muri stade ariko icyo navuga jewe ndashimira Rayon Sport ndashimira Murenza Mutara kuko Murenza Mutara aya manota nubwo tubonye aha tugeze na Murenza Mutara bigize mu Rwanda dufite komite nziza kuko ari umuyobozi w'inzi wa cyuho ariko Murenza Mutara umuntu ukomeye mu Rwanda kuri Rayon Sport yagakwiriye kuba perezida wa Rayon Sport imyaka wenda nk'umunani akazi no mu musaza abarege tumufitiye ideni dufite Murenza Mutara ideni kuko nubwo uriya muyobozi wenda uriya mutoza yagiye ariko uriya mutoza yakoraga amakosa nawe arabizi kandi nta gihombo mufite kuba mwarikanye umutoza mukuru ntacyo nta gihombo dufite ikipe nziza ikintu cya mbere Murenza Mutara yaduteguriye ikipe nziza harimo Rikawo harimo abakinnyi dufite abakinnyi benshi kwizera Olivier mwiza buriya ndakubwiza ukuri Murenza Mutara niwe wabigize muri ahubwo yazanye umutoza ashaka kugira ngo abe ari we wa perezida wa Rayon Sport kuko turamushimiye nshimiye Murenza Mutara kubera ko yaduhagarikiye uriya mutoza yari yaradutanga
agahinda murakoze Imana ibahumurize igikombe hanyuma iyo bataje ku kibuga agaterwa Mpaga ahanishwa iki ahanishwa Mpaga ariko bagakwiye kumanura mu cyiciro cya kane byibura bagakwiye nko mu cyiciro cya kane kumanura bamubwire nanjye twakimotera guturuka mu karere ka Nyanza mu Butasinda cyangwa mubwire kubera iki batazi kudagura bitanu kata y'umutuku kandi bidasubirwaho musifure match zirindwi musifure bitanu bikajya hari ikindi Gasogi bakayimanura turababaye ntabwo wabyumva cya kabiri yumva icyo cya primaire agomba kureba Gasogi akamukuraho akamumanura akavaho ikigiye gukorwa rero ni iki barangije match kapiteni arahamagawe ahamagaye abakinnyi arababwira ngo twite ekipe ya Rayon Sport ije gukoma amashyi n'abafana bayo